wandetse, waranyumviye ni wandetse, niwirenga. Imana y'amahoro nibaha umugisha, turabashuje mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Tugarutse mu kiganiro nanone n'abahanzi. Mahoro y'Imana abe kuri mwe. Turabashuje abantu badukurikira bari muri Amerika, turabashuje abari mu France, turabashuje abari Norvège, Sweden, turabashuje abari Buraya, turabashuje abari muri Afrika, turabashuje izina umwami Yesu nabaho umugisha. Uyu munsi tugarutse mu kiganiro, ntabwo ndi kumwe na njyenyine, nanone ndi kumwe n'umutumirwa. Reka manza bibwire, witwa nde? Nitwa Rukundo Olive, ndi umuririmbyi. Uririmbira he Olive? Ndimbira muri ADPR, ni Imana yashimye ko mba ndi gukorera umurimo wayo. Imana ishimwe cyane. Reka dutangire dushima Imana. Mana, turagushimye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, tugushimiye kurinda kwawe gukomeye kwabanye n'uyu mwana w'umukobwa mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Unyemerere muri uyu mwanya ururuke kandi ubane natwe. Iki kiganiro kiyoborwe nawe, uzacyumva wese kizamufashe kandi kizafasha urubyiruko. Ukomeze udushyigikire kugira natwe tubure ko dukomeza kubashyigikira mu izina rya Yesu, amen. Olive, amakuru riva hano kuri Bibiliya imbaraga zacu. Tuwafite abakobwa bandi benshi n'abandi bahanzi bakubanjirije baca kuri runo rubuga, ndetse harimo n'ab'indirimbo zabo ziri muri studio. Ugiye kutubwira gashya we huzanye, umwihariko wawe n'uwuhe? Umwihariko wanjye nkuko natangiye mbivuga, ndi umuririmbyi bibamo cyane, kandi n'ubuhamagara bw'uburinzi bumbamo. Si ibintu mpatirizwa gukora, ahubwo ni ibintu bimbamo. Nari mfite indirimbo mfite muri studio, ariko kubera ubushobozi butari bwaboneka neza, ni audio, amashusho ntabwo yari yajya hanze. Hari na cover ya Hillsong nakoze, ariko nayo iri ifoto gusa, ntabwo ubushobozi bw'amashusho bwari bwaboneka. Ariko Imana impaye ubushobozi, nakomeza nkakora cyane, nkakorera Imana nkifite uburyo. Wumva iyerekwa ryawe ushaka kuzagera hehe mu buhanzi bwawe? Numva nshaka kuzamamaza ubutumwa mu buryo bw'indirimbo ku isi. Imana ingira icyo cyizere. Ninde muhanzi ufatiraho icyitegererezo ku buryo wumva ushaka kuzaba nkawe mu bahanzi bo mu Rwanda? Mu bahanzi bo mu Rwanda, Mbonye aramfasha. Israel Mbonye aragufasha. Uririmba nka wese cyangwa ufite beat yawe ku giti cyawe? Ntago beat yanjye imeze nk'iye, ndirimba style yanjye nawe akayigiriye, ariko mbega ni rurumodo wanjye, akora ibintu nanjye nkumva biramfashije, nkumva nagira ibyo mwigiraho. Hanyuma ufite indirimbo zingahe? Mfite indirimbo imwe nakoze yitwa Irashoboye, hari na cover ya Hillsong nkuko nabivuze. Nizo narangije mvuye muri studio, ntari nabona ubushobozi bwo gukorera amashusho. Murakoze bakunzi ba Bibiliya imbaraga zacu. Muri kubona ko twungutse undi mwana w'umukobwa hano uri kubikora bikemera, kandi rwose tuzi neza yuko hari abari baba bafite umutima wo kumva bashyigikira abana batoya bafite impano. Nkuko twatangije uyu muhamagaro, natwe mudushyigikire, mudufashe, dufashe abahanzi bacu nabo ibihangano byabo bigiye ahabona, kuko babiririmbira abantu, bashaka ko bifasha abantu, barashaka ko bihindura abantu. Ikibazo ni umufuka, kandi buriya aho kugira ngo ufate amafaranga yawe uyajyane mu kabari, uyajyane mu ndaya, uyajyane hehe, shyigikira umurimo w'Imana, ubwami bw'Imana bwaguke. Reka twumve rero Olive atangira turirimbiraho, twumve ukuntu ikiri muri we kimeze. Abantu bari wabicishije amatsiko uri, reka tuguhe uririmbe ko wumve. Yego, murakoze. Hari indirimbo ya Saru w'Imana ikunda kumfasha, wenda niyo ngiye kubanzirizaho. Iyanjye nk'ibitero wenda nta kibazo, nta kibazo. Waranyumviye ni wandetse, waranyumviye ni wandetse, niwirengagije gusenga kwanjye, waranyumviye ni wandetse, hashimwe Imana itankuyeho imbabazi zayo,
Mana we wambereye ingabe nkingira umutima waruguye umwuma wuzuza ibyiringiro Mana wamanuye imvura y'umugisha tureza aramarira wuzuza ibyiringiro waranyumviye niwandetse waranyumviye niwandetse niwirengagije gusenga kwanjye waranyumviye niwandetse hashimwe Imana itankuyeho imbabazi zayo isi bihagije murakoze. Abateze amatwi bibiri imbaraga zacu muri kumva ko mushiki wacu afite ibihimbano bikomeye njyewe ndi kumva rwose ahubwo wari waratinze wari waratinze kabisa. Waba ufite akandi kantu indi ndirimbo wenda waririmba niyo yaba atari yawe nayo ukayidushyiriraho ariko kuririmba iz'abandi se ni bibi cyangwa kuririmba iz'abandi ntabwo ari bibi kuko birakwagura umutwe biguhereza n'andi mayide y'ibintu wakoresha ni byiza cyane. Iyo umuririmbyi iyo umuhanzi wundi ukunda nihe? Hari indirimbo za Hillsong nkunda ariko hari n'iza Imana Sara nkunda ubwo iranzamo hafi niyo ndahita mfata ariko ndumva ko bitewe n'uko abanyarwanda cyane bo bakurikiranye ikiganiro. Iyo yindi watubwiye wakozeho ya Hillsong iyo wavuze ko ufite ebyiri hari iyo wakoze washyizeho ifoto iyo ndirimbira igitero cya mbere n'icya kabiri gusa ya Hillsong yawe kubera ko ari cover ntago nayikoze yose ni akantu gatoya nakoze ntacyo nshaka kumva ntuza yayo iravuga ngo Amazing grace how sweet a sound that saves a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes. Oh, I can see you now. For I can see the love in your eyes. Murakoze. Niko abateze amatwi bibiri imbaraga zacu muri kumva ko turi kumwe n'umuhanzi hano nukuri wagira ngo watorejwe hehe ninde wagutoje ninde wagiye gutoza natangiye kuririmba muri École de Dimanche y'abana twari dufite umuyobozi utuyobora agenda twerekera ariko nanjye kuko nakundaga gukurikirana indirimbo z'abandi agenda mbigana agera icyo mbakuraho n'ubu ndakomeje. Murakoze. Akabazo ka nyuma ngiye kukubaza ufite imyaka ingahe? Mfite 20. Ndumva ufite imyaka y'ubukure nashaka ubwo nari ngiye kuhita nkukurikizaho kubaza iki kibazo none waba ufite boyfriend? Navuga ko bitari byajya mu buryo neza. Uramufite ko hari igihe waza kuba ugiye ku gitangazamakuru ugasanga ntabikunda bimeze uti? Nta kibazo kabone nubwo yaba hari ahubwo nzi ko yakwishimira kuntera inkunga ntacyo byaba bitwaye muri make. Uyu muhamagaro utangiye umaze kugira imyaka y'ubukure none bigiye kugusaba ko numvise uririmba icyongereza numvise uririmba ikinyarwanda muri Amerika baraguhamagaye mu giterane cyangwa mu gitaramo ugiye mu gitaramo azakurekura? Na papa w'iwanjye cyangwa mere nibo bantu cyane nsaba uburenganzira ku kintu ngiye gukora
uko bazi ko kuririmba ibintu bimbamo bagerageza kunyumva, rero n'undi wese yanshyigikira nta kibazo. None se papa we na mama we barabikwemereye? Cyane rwose. Imana ishimwe. Icyo kibazo cya nyuma nendaga kukubaza, ubundi hano njya nshyigikira abantu ariko mbikora iyo bamaze kunyura aho hantu habiri. Impamvu wumvishije natangiye nkubaza papa na sheri wawe kwari ukugira ngo ntatazagira umuntu uza kambwira ngo pasiteri umusheri wanjye fiance wanjye yamujyanye muri Amerika mu biterane, yagiye i Kigali mu bitaramo, ugasanga ni ikibazo gikomeye kubisobanura birananiye. Natwe kuri biri imbaraga zacu turakwakiriye. Imana ikomeze kwambike imbaraga kandi rusheho kurepeta cyane kugira ngo dukore vuba. Imana bugiye kwira ahubwo tugiye kugusaba usabire umugisha abantu bo kuri biri imbaraga zacu, ubasengere Imana, ubabwire bakomere, ubabwire n'icyifuzo kiri ku mutima wawe. Nyuma yo gusenga niwe ndavuga icyifuzo cyangwa icyifuzo apure usenge. Icyifuzo mfite nkuko natangiye mbivuga ni ukugira ngo nanjye Imana inyagure namamaze ubutumwa mu gihe cyanjye, nkuko bishop abivuze bugiye kwira. Ntago ndi bishop, pastor sorry, nkuko abivuze bugiye kwira, nicyo gihe ngo nkoresha igihe cyanjye nkuko Bibiliya ivuga ngo gukora mu gihe cyawe utaribwira. Murakoze cyane. Reka dusenge Imana mbere yuko dusoza. Mwakoze kudukurikirana. Mana, mu izina rya Yesu Kristo turagushimye, uri mwiza kandi ubere mwiza abagutegereje bose, uri ibyiringiro byacu, uri ubwugamo bwacu, ni wowe mbaraga zacu, igitare cyacu, izina ryawe nirishimwe. Ushimye yuko aka kanya twaba turi hano, ngwino ubane natwe, udushoboze muri byose, utere inkunga abantu bashyigikira ibikorwa nk'ibi kugira ngo ubutumwa bwawe bukomeze kwamamara hirya no hino, bityo kugira ngo natwe dukomeze gutangariza iby'ubwami bwawe abantu batwumva n'abadutegeye amatwi. Shyigikira umurimo wawe kandi utube bugufi ko dushobozwa byose, nawe uduhe imbaraga ngo bana natwe twiteho, tubisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo, amen. Murakoze. Bari baduteze amatwi mu kiganiro twagiranaga n'umuhanzi Oliva. Imana nibagirire neza kandi tuzumva comment muzamuha, ibitekerezo muzatanga, yifuza ko mumugira inama, yifuza inama zitandukanye. Buri hari abantu bazi ko inkunga nyinshi ari amafaranga. No, hari inkunga z'ibitekerezo ziba ziruta amafaranga. Hari inkunga cyane cyane z'ibitekerezo. Amafaranga y'Imana irayaduha, turabizi yuko amafaranga igomba kuyaduha, ahubwo dushaka inkunga z'ibitekerezo. Muduhugure, mutubwire muti munyuhindure mwibi, mwongere mwibi, naho ibindi byose tuzi ko Yesu ari umwami azabiduha. Shalom, shalom.